urabona kurangiye wumvishije oya ako kari kuzamanuka kabiri nibura abona nyine banze bafite akabari hejuru ku nsanga nanjye ndaje ndimo ndatabisa Morgan ashobora kuba ari muri ibi bintu wow ibyo nakekaga ni ukuri Morgan ndagufasha urifuze imise gusa ndabigenza nkose ibyo nagusabye utarabikora ndajya narakwishyuye kamubwiza ukuntu niba gufata akazi kawe bose ndabyemera uranyishyura ariko nange ntabwo ubasha kundaga amatwi n'umwe ibyo nagusabye ibyangombwa sindabibona ndagiye muri iki gihugu kingana guki gihugu cy'u Rwanda cyacu okeyisha basi nshaka ahantu ubugiye atari hafi nyine hano mu Rwanda ni hatari hafi umurangura mu bwonko kandi ushobora kubizira ntabwo uzi ikipe murakina nayo ndabyumva biri muri se ariko nanjye ifasha kumenya ati ndajyayo ko ibyangombwa ntegeje nararibona birashoboka nyine ko wava muri kano gace ahangaha byose turi nyine ukaba ugiye kure iyo yazajya azajya ukongora ntabwo nabikubwiye zamara mbigusubiriramo ndi gukunda widegembya nta n'isoni ega hora n'akabi no kwisha cyane urasene ndabyumva ku gikongoro nahajye ariko se ibyo byangombwa uri kuvuga byazangiraho gute fasha ujyeyo ukora telefone yawe ushaka indi telefone zatuvuganiraho ukumva ikindi nyuma y'iminsi ngari mara kuboneka uzana bikugeze wowe ujya gutegereza ngo bizakugeraho gute ntanabeze n'umuntu akazakubikuzanya umuntu se yabaze akoza n'ibiti voilà uvuze ko bizangiraho byo birumvikana ariko ntabwo ari kuva kumbya ati sohoka i Kigali ushaka ndumva nayo kugengera nari kumenya amakuru yanjye na gute bimeze bite by'ibyangombwa tuza kumenyekana gute ariko ubwo uvuze gutyo wenda 50% ashobora gukunda nubigiramo uruhare mu kurange nabishize nanjye rega sinjye wemeye gufunga myaka njye wonemere ku gisheni se nkabyishimiye nyine kubaka shanjye hazaza nanjye nagaye wishimiye kubera mu gihome Nakaze za Mr. Moteje murakoze kidukura message dufite ibyo kurya ibyo kunywa naho kurukira heza nibiri wenyine nakwikanisha na kibazo it's okay ntago nje kurya hari abantu nanje bako wangwa nikawa na kibazo cyangwa amazi nashyuye ntacyo nicara ndakubwira okay murakoze ngiye kubyo jambo re nongera kukubona hano hafi azaba umunsi wawe nanjye uteganya kunyica se ntabwo nta patience zandi wicaye chaza aba boss nkabaramugera ubu mu byo twacayemo byose urabona ikintu wanyitura meze bite se hanze meze neza ubusegereza wahimenyereye nubwo nawe umenyera ikibi kabisa shaka ko katamenyerwa biri aho nyine wane hatari harimo n'ibiheri none ubu birumvikana ndaje ndawo nyine nanjye njye narahamutse nataye umutwe simuje mwumva ahubwo ndumiwe numvaga nawe warakonje wenda nko gupfa none ndabona ukomeye ese wakora kimwe nyine hari ikintu kikubaho ukumva nta kindi kintu cyo gukora isano nakora iki nese kubundi kangubaze niki ko twakoze ibi byinshi noneho icyaha kiri muri dosiye nyirizina ni ikikurega ngo iki ko twagiye dukora ibintu bibi byinshi cyo kwica Samu agerageje kwica Samu byarancanze sinzi byari byo sinzi nyine iyo ukora ibibi byinshi iyo ubaye agatewe nyine yoriva kubera ibyaha byinshi rero ndi kugeraho nkavuga ati sinzi nibyo ndi kwishyira kabije nese kankubaze mu byo twagerageje ibyo se ko wabimisha kuko se ariko nkuretse njye nafatse kumwica ndanabiziho biva naho kugera hasi nyine ntabyo nzi kabisa ntabyo pe se hanashatse kwica Samu ngende ikigoryi cyo kujya kumwica muri buriya buryo cyangwa warabigerageje urabimisha se njye mfite ubu njye urabizi ibintu byo gukora ku maraso ntabwo ari ibintu byanjye nisuwe noneho kuko twitabaza ninde uzagukurikirana ninde uzajya mu bintu byawe kubona abantu bose badushize simbizi kabisa ahubwo ejo tuzagaruka nde
ndakora iki kindi nzajya mva mu kazi biremewe si ko umuntu agusura buri munsi ko baduhaye iminota 5 nyine kubera ko bataramwatira nyine simbizi ntabwo birajya mu rukiko muri parike ubwo urumva konsora biba bishoboka kuko hari igihe unzaniye ibintu hari ibintu ushaka ko nzaniye aho nzaniye amashuka biremewe kuyazana amashuka aremewe ni iki kindi mbwira ibintu byose byemewe hano wumva wakenera mu gihe bataragufungura mu gihe tutaramenya ibyo ari byo rega nta kindi kintu bemera ni amashuka nyine kubera ko kwiyorosa barabyumva imyenda wenda ibyo kurya ntabwo babyemera ahubwo amazi wenda amazi yo barayemera ariko nyine bisaba ko utereta fande kandi niki nyine ukomeze wihangane ntucike intege imana yanga icyaha ntabwo yanga abanyabyaha sibyo nta nubwo ikibazo ni uko icyo cyaha bari kumubwirana nazi ngo biravayo birajya hiye sinjye nashaka kwica samu gutya se hawe muhe buryo se uba wishimye kwishima gusa ahubwo wowe ntabwo wishimye cyangwa uri kumva wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe no saterereza ahubwo ni uko ufite ubwoko nanjye ntushobora kuzananga rimwe wowe se mama niyo mpamvu udatekanye si wanjye ndeba mu maso subiza ko ngukunda iyo nshaka kugutanga ubu byararangiye kera yavuze ukuntu nikiyari mu buzima bwacu hatuzengeza atari kiwawe mutagera icyo mupfana mutanaziranye nkahera imizuru yo mwaryamanaga nkahera imuzi nkavuga byose nizo njyamana nzabivuge ntabyo mwe wakoze wamumbeshyeye pe ugiye kundakaza none nzabivuge nari kuzahera imuzi nkavuga umva naravuze byose no kuba wenda naratsinze no ku nyine wabyivangamo kandi ntashaka kugutanga ntashaka kugushyiramo ibyo byanindije ubundi nawe undi nshaka kugutanga muragutanze kera cyangwa se ikintu kiri kurakora ni kimwe ni uko ngukunda uri umugabo wanjye ibyo byonyine bituma ntagutanga none nyine ukomeze wihangane dusenge basi turebe ko imana yakurenganura noneho nta n'umuntu dufite umukuru ukomeye wadushyigikira wanshyigikira nyine agakurikirana ikibazo cyawe byibuze se hari uwuzi wampa none se ko nakaguha ariwe wangambaniye ni Morgan wangambasi niwe wakamfashije wundi nese nakubwira ngo ugenda ubwenyambaza kandi ari we natekerezaga wakamfashije gukurikirana basi dosiye yawe reka none se yakugambaniye mu buhe buryo biteye stress n'ibirebire sinzi ko nabikubwira menya nabikubwira bakaza no kudutandukanya narabirangiza ese ubundi kankuba hano se hari undi muntu muziranye ko mbona amarinete kuyagumana nta kibazo we harimo umuti nta kibazo iyo ari amaso nta kibazo iyo ari ay'amaso nta kibazo cyane hatari mwana Morgan none se Morgan numva noneho bincanze niki none se mwapfuye iki yabikurije kuki ari ndafata umwanzuro wo kukugambanira gutyo ngo wari ushatse kwica Sam buriya ni ukwirengera nawe afite ibyo ari guhisha buriya nese wamenya yaba adafite ibyo ari guhisha amemera kure neza nyine ntakundi birya byabyananiye ca nese kubatemera nose Morgan mwe mwavugana byuze ngakubwira yari yigeze aza kukureba wapi ntabwo arahazi na rimwe mwike uzagwa muri gereza use n'indi uzamfasha noneho gukurikirana bino bintu nikiri kamubwire imana yawe urabizi ko imana yanga umunyabyaha ntabwo yanga icyaha ngiye kugenda ndagusengera kandi nawe mufata nk'umugabo ndakwizera ntucike intege ntiwemere ko isi itwota kabiri dore n'ubundi yamaze kutwota ese hano wowe wakora ikirenge hano riga nta kindi kintu cyo gukora mfite usibye kwicara nkategereza imana nta n'undi muntu uri kuza kukureba kareka nta sense kabisa gusa nyine ukomere ntucike intege ntuhuruze nturire ntuvuze induru ibintu byose bibaho kubera impamvu satani yagiye aduhiga kenshi njye nawe ni satani buri utwirukanka utagira ngo hari ikindi ariko azatsindwa sibyo ako ngenda umva nahamutse ariko uriya mukobwa yaranzengereje pe pari yuko uwo mwana naryamanye
yari inshoreke yawe yarigeze yarananzengereje no mu buzima bwanjye busanzwe nta mahoro yamaga rero rwose ibintu ugomba kubinywera ariko shira wanjye ubu muri rwose we nasuko we ntabwo nagutanga reka ndagukunda nanjye mubuze nahangayika urumva unagerageje kubivuga watuma nyine ubuzima bwacu n'uburangira so hasi numva nyine wenda undambiwe aho kugira ngo nyicishe gutyo nyine ndakwinginze pe uzandeke nyine nigendere humura sheri supu urumva nawe uri mu bantu najya gutanga koko humura shyira umutima hamwe sibyo narakubabariye narakwakiriye humura ntabwo ngiye gutanga tegura umugabo wanjye so nkunda se wowe uri amaraso yanjye nyambo mirongo icyenda n'icyenda n'ibice Samu nyambo bivuze ngo no ndi kuruwa telefone nyambo uri amaraso yanjye nyambo nyambo ntabwo bishoboka Samu ya nibyo nawe nabwiye umudogiteri nawe se bibaho se birashoboka yes ndabona umuvandimwe wanjye reba igihe cyose namaze gushaka umuriro wanjye Samu nyambo imana yabikoze ni ukuri imana ishimwe pe najyaga nibaza ukuntu wanyitagaho mu bitaro nibaza si uyu mwana kuki yari amaraso wakinuwe yakururanaga mwana we nibaza impuhwe najyaga nkugirira Samu kumbura umuvandimwe wanjye kandi we ndikumva yani ibyo bita DNA ni amaraso nyine yakururana njye nabaje no kugukeka se arashaka guca inyuma umugabo we arashaka kuzanteranya na Morgan ndagura gukurira kuri type yanjye wakinuwe banakubize nuko numvaga gusa nyine numva nshaka kukwitaho kumbura umuvandimwe usiko n'amatwi yacu asa ufite aka gasura nyambo disi ukuntu akurushya kankutuma amata ukuntu uri akana kahangayitse waya sinaguhaga amafaranga menshi ibintu byose wankoreye Samu usiko nafunzwe kubera wowe sorry ni ukuri nyambo ibintu polisi wanyujije mu nkandura umuvandimwe wawe it's okay gusa wowe nawe ubwawe uzagire amakenga ugire kwishakishiriza nawe ibimenyetso nka kuriya ko kujya kwipimisha mugende mwipimishe hari icyo bizasobanuka kandi mwana ubyumve nyambo nta kindi kintu agukeneye akeneye ubuvandimwe nanjye mwana imyaka ngezemo se ngukeneyemo inzu ngo nzayiryohemo nkiri muto imodoka se nta kindi nta butunzi nshaka mwana icyo nshaka ni amaraso ya nyambo kubona uwo bavindimwe ntaboneka natanaboneka kandi tuzakomeza tubyakire nk'uko twabyakiriye mama njyewe bitewe n'ibihe tumaze iminsi tunyuranamo na nyambo biri mu bintu byatuma ntizera ibyo muri kumbwira ni ukuri yemo nk'umwanya nyine ngende mbitekerezeho indi muzasaba rwose kuko nanjye nkeneye kumenya umuryango wose nzaborohereza oya nibyo ni ukuri ntacyo nanjye nkugoyeho gusa nagira ngo ibyo nyambo yagiye akubwira urumva ko kubera ko ari umwana ntiwumva ubyumva neza ariko urumva ko nkubwiye uko urugendo rwatangiye jye na so
ngaho rero reka mureke wiruhukire. yego kandi mwarakoze kunsura mwagiyemo Oya byo bizakomeza nubwo twasanga atari byo rwose nzakomeza mbi inshuti y'umuryango. Ngaho mwirirwe. aho rero umuhanda mwiza kuriya ntabwo nibeshye ntacyo nibeshyaho neza neza ibigango ni se no kuvuga make niwe gusa nuko hateye iby'isi ngo amafaranga kubwo ufite ibintu ngo abantu baranshaka oya ntacyo mushakaho nkeneye umuryango sigikora aragiye abwiye Samu ngo nyine mbwira ya foto ngufite muri biro yawe ngo nanjye ngo ndayifite ngo rega ngo wowe ngo uri musaza wanjye ariko rwose Samu baramutwara amaze kumutwara ati bose bibigira ibintu bitari byo ni ukuri kw'Imana ngo ararahira ngo ari siribanga ati n'ikimenyimenyeka ngo ye sampo uzajya gupimisha ariko tutavukana erega Samu nawe nanyurwa n'ubwenge gusa nako n'ubwenge bwinshi aho zifashe da amuha sampo amuha umusatsi uyu mukobwa ariko arashaka iki ubwo ngiyeyo ati rero Nyambo yaje ahangaha ati none arabimbwiye byose tudere sampo maze ayifashe ndavuga ati zere ndamute ariko turabona atari gushaka amafaranga ahubwo abonye Samu afite kampani ikomeye aravuga ati reka jyewe ngende mu byo kutuvukana sinzi icyo mushakaho cye ikindi zitari amafaranga nese yaba mushaka iki kintu nawe umukobwa arashaka iki we bafashe za sampo baba bateka ariko zijugunya Samu yaranishe iki yaranje namwe ko se ngubu urumva ujye gufata amafaranga uyatanga mu busa kandi uri kwiteguza ubukwe ibintu bya fake urumva ibyo bintu byihutirwa ngo birihutirwa ndanga none se nujya nugasanga bikobeshyarira n'umusikamo ngo nyine ngo ujye wonzata mufungisha ufite ikihe kimenyetso mufungisha se wataye umwanya byo byamuna mu mariki cy'aho numva ubuteka mutwe agezeho kuyibiyo mwana se kinashaka ese yakunze Samu ese yakunze umuryango wanyu nyine simbi nago mbyumva nago bisobanutse cyane nago serije nkumva afite ikibazo kuki ubabarira wumvishe Samu ko ibyo bintu ari ugutumwanya baba yabese ubugeye n'umubweka ari ugutumwanya kuko ni ukubutape mbese narabitoze ntacyo ntakoze ariko buriya Samu buri ujya utinya abantu batavuga umuntu utavuga ushobora kumwikira akakwikiza akagikora yarambwiye ngo nzabikora amafaranga n'ayanjye ndanga se amafaranga basayangurije ngajya kwiguriramo inyama ahubwo se we ahubwo ni iki kimugurira kuri uriya mukobwa ku buryo yumva kuba yibagira n'isano agomba kubimenya abona none yakereze kare ubundi iriya foto yageze kwa Nyambo none se yarya Nyambo afitiye na Samu akagiriye buri ngo arayifite ntubabaga bampindiye kuza mwabyagenze mbaza uti ibi byishimo ufite ni ibyiki nicyo nshaka Samu yaje hano Samu yaje hano turaganira ibisubizo byaje gute umusaza wanjye cyangwa nagahe oya yaraje kunyisumuriza gusa ibyo by'ibisubizo ntabyo nabonye azana gusuhu none ubwo none se guhindutse ngize ngo yazanye n'ibisubizo byose oya tuza ahubwo ndaje nkubwire nakoze agashya nivuye inyuma mubwira inkuru yose mubwira ukuntu natinze kubyara mubwira ukuntu nageze ubwo nganira n'umufasha wanjye kera byabagaho usibye iby'iki gihe mufuha mugafuhira n'ubusa n'ubundi bakabaca inyuma ndabeshya ntago mbeshye murafuha mugafureka n'ubundi mugakata ikorosi afazari rero ujya inama n'umufasha twagiye inama kamubwira ati singiye guca umuryango shaka umuntu mubyarana mutekeye nabimubwiye nyine erega buriya guhisha uwuhishaho ni amakosa bwiza umuntu ukuri ikibi ni uko waba utamubwiza ukuri nuko ubwo
ubwo ngubwo rero mubwira ukuntu baje kumubyara, ubwo nkavuza impundu, nanjye Imana ikingura amarembo ndakubyara. Ariko mubyara byaratinze, ariko twariyakiriye tuzi ko dufite umwana, dufite umuryango. No, ubu urabona arabyishimiye, ariko hakazamo akantu nyine ko kumera nkaho yibaza ko atari byo neza. Sondo kuri cyo batatwizera. Ariko igihe ku rundi ruhande wenda ndabona wenda barareba turi ko bari abakene ariko ubwo niko mbivuga bitekereza ko bari abakene, twazamara kubakurura ngo na muryango bakasaza bakanambwira ngo ntitugabane n'ibi byanjye, wenda niko mbitekereza, ariko wenda Imana imbabarire wasanga atari byo. Turakeka nk'abantu, ariko Imana yo izi ukuri ku mitima yabo. Niyo bari bazi ko nta n'ibyabo dushaka. Igihe cyo nshaka ni uko nyine amatsiko yo kumva ko ari umuvandimwe wanjye bari namuzi nshaka kwishira. Niyo yaba atari ntabwo nahagarika gushakisha musaza wanjye. Niyo nayo bihagarika, ntabwo bivuze ko umutima wanjye waba utuje ko nyine ari umuvandimwe wanjye uri iyo ngiyo ntazi niba ari muzima, ntazi niba abaho niba ataranapfuye. Iyo mitungo yabo se ubu imyaka tumaze ariko tubone ubwo dukeneye turiho, kandi nta nubwo tujya twumva hari ubwo dufite ipfunwe ngo nuko tutakize, twakira icyo Imana iduhaye tukanyurwa. Muri make twaranyuzwe. Rero kunyurwa ni kimwe, no kumenya umuvandimwe ni ikindi. Ako baba nyambara kubera ko ukuntu yaje hano inshuro nyinshi wabona yarayifotoye akagera akayikorera kopi nawe ati nanjye nari nyifite, nabyo birashoboka. Ariko ahubwo ko ariko birashoboka kuko uriya mukobwa ntacyo atakora. Mbese umuntu reba inshuro zose ashatse kujya bikurebye yaraje arayifotoye. Yega n'ubungubu hano ntabwo abakozi benshi ashobora gukoresha abo mu gikoni, abambwira ati uzayimfotore nawe ubwe. None se sinakubwiye ko yigeze kizane ikarubwo niba yaraje hano, ubwo hari igihe wenda yaje naho ari wenda n'urugero akinjira muri ofisi ntituvukane n'ikidi. None se yabaze ko bavukana akamuroga akamutera icyuma? None se umuntu muvukana umugore mugome nk'ubwo yakoreye Samu, niba nta mafaranga ahubwo nibagiye kubaza Samu, ahubwo Samu ayo mafaranga yo gukoresha DNA natwe twisohoke. Njye narambwiye ati nawe njye kuguramo inyama bati mugiye kugura inyama rande ni menshi uzabakire kuko izi nka yose ukayene uko bitari muri 200. Amafaranga ni menshi, ahubwo twayarira twigiye kuri branch aho tuzamubwira dore tujye kuri brand ukarashaka ikibundi mu buzima busanzwe. Rero nabuze ikintu Nyamba ashaka kuko urabona bwa mbere aje ngo kumwaka akazi biranga, yamwe bazangiye by'amata biranze, ngaho ngo kwa muganga yaramusuraga ngo ngaho byewe ikintu cyo nanabona cyaje baroga Samu bwa mbere Inyambo wamuroza. Ariko uzi ukuntu umwanzi ukwanga akuba hafi mukurwaje cyane, yaramuroze nawe akageza kure uko ameze. Rero mise nanabikomfurima ako si bahubwiye hese ntacyo ikibazo. Bana mu kazi bareka tuyaba wande nakubwiye ubushitani bwese nabukubwiye. Uriya mboga agira ku karubanda ukabona n'imfura ini hanga, ariko mu rugo no muriro waka we na Morgan ipana ibiri hejuru, nje nirwa nkwepana nabo ucishira ni pano nje mba nuna ndetse mba ndi mu ndesafuriya. Morgan yarumye, Morgan birarago kumureba Morgan yitsura mugabo shaka bekana bukaza ko abona bageza we nyine ivu rihozese sha dese kambwira ihangara yati provoke imiruho yo kwanyana na Nyambuka mu rugo ngiye gusara pe n'ukuri mbabaribwe musaza wa Ndongore FM sha samwe warongoye nikiko nuko tugiye kubisenya tugiye kanyarira ese kizabona tanga abakizabona agomba no kubyara mbere ye aheka mbere ye cyangwa hawe gafaye waro anje ko narakaye kurongorwa mbere niko kugerayo vuba. Usigiye rero unyibishije ibisho cyane kuri TikTok akabata ndibwo sine mati dijoro muraje kwe banse bakavuga ati kurewe shaka racket oya kavuga nande aravuga ngo bakumugira inama urumva ngo bagiye rayivu nazamusa ari gutanga icyifuzo ndavuga ati ndamuke ntanga inama ngo we ngo bikora buri munsi bakihanyagura ngo none ngo yanze gutwita cyangwa se wa muntu we kugira buri gihe bituma umuntu atwite umwana ari Imana mu nakwe. Rero Imana itanga umwana, ngiye Imana izahita mu makwe genda senge nawe urasenga nasamba arasenga, reka turabakristo ariko rwo turi guserebura tukanababara tubazwe n'iki
ko njyewe ndi umukazana wawe. uramutse dusanze Nyamba mukana Samu twaba tugushyira kubera ko hari ibanga mbitse kandi ryatanje. Bangubitse ryatanje. Shaniki tubonye umuryango byaba ari byiza. Urabona ari kumwe na mushiki we arubatse. Uwo ni uwundi muryango twaba twungutse. Mpamvu barabimbwira uraramukora. Gusa kandi wowe ni biki? Ariko Nyambo wagiye umenya ko turi nyakamwe. Nyakamwe se ku buryo abantu bashaka kwicira n'uwo usigaranye n'uwo ufite ushaka kubagira umuryango noneho. Ariko Nyambo byose birashoboka. Bashobora kuba barumvaga bari mu kuri. Ni kimwe nuko nawe wumva uri mu kuri. Mwana wa ntugakuririza ibintu. Hari igihe ukuririza ibintu n'ukuri ugasarura ibihugu. Kuko Birema iki ni kibazo cyawe. Utuma nizera n'abantu bimwe na rimwe nakagombye kwizera kubera umutima ufite nuko wandeze nuko nanjye neza. Bikazarangira bambereye amadayimoni kandi atari abantu nagombaga kwizera cyangwa nagombaga kwinjiza mu buzima bwanjye. Njyewe nkagenda mfite gahunda yo kubagirira neza yo kubabera abana biza nkabafasha mu bibazo bafitemo cyangwa se kwiyakira. Ariko bo bakazamimikira nkibaza niba ari babandi bigeze kumbera abana beza cyangwa bikancanga. Rimwe na rimwe ntabwo dukwiye kwinjiza abantu bose mu buzima bwacu kubera impuhwe zacu n'umutima mwiza wacu. ese Nyambo wambabariye. Noneho ngusabye imbabazi nka nyoko. Ubuse turabyimbya ibintu bitabyimbika by'ubusa. Ubuse nagafuka k'ibyimbo cyangwa k'umuceri turi kubika mu nzu, turi guhunika. Twe guhunika ikibi ku mutima wacu mwana. Mbabariye. Bashobora kuba nabo bari mu kuri. Kimwe nuko natwe turi kuvuga ko turi mu kuri. Rero Barimo nuko yama. nese babwirwa bizeraga bate ko atari we ukora ibibi kuri Samu. Ko barabibonaga. Nese uwo bandi bakabona ndi umuntu mubi wo kuba nakicufuza. Barabibona se n'Imana ko ari ikureba ikareba ku mutima n'inyuma. Igihe bazabibonera se. Nyine bazakubitwa nibo. Ko umugome niyo yabona ikimenyetso uko atajya hirya. Oya, iyo umuntu abonye ikimenyetso agusaba imbabazi cyangwa atanazi gusaba ariko akaba abonye ukuri. Nyambo reka dutegereze ibisubizo sibyo mwana? Nta kibazo. Ariko ibyo uriya mutindo w'imuye mu mutwe. Uremeye se? Bitegereza se kandi n'undi aricyo ntegereje. Ndabitegereje pe n'umutima mwiza. Ariko uriya mugore we rwose ntabwo bujya. None se nibasanga ari musaza azabe mushiki we nyine bagume iyo ngiyo. Nese abaye ari mukuru yarateye inda akongera agatera indi. Ubwo se mama papa yaba atarabikubwiye? Ashobora kuba yarambwiye ko afite umwana umwe ariko wenda yarabyaye babiri. Nta kimenyetso kitwereka ko uriya mu Samu abaye iwacu n'undi ataba iwacu. Kandi niyo bataba bavukana neza ni umuryango wacu. Se ubaze. Nanya kujya muri salo. Murakunda Samu? Kubera hoya ukunda residi. Ya wambwiye ko birashoboka ko kibavuga ngo gutinda mu nyamugabo murangazo kujya gutinda mu bintu uzibona ibintu bisanzwe ukazisanga warakunze umuntu. Ariko umuntu zine twabanye please uzamenyesha. Ndeke gukomeza nyine nizeye ibitangaza kandi wenda warahinduye umugabo kandi zero utakifuza nambara yanjye nawe. Nanjye rega ntabyo ukundana na Samu kabisa byigize wapi. Nta by'inkondo nta kintu kirimo ni ibintu biri hawo bisanzwe nyine. Hari icyo ubona cyahindutse se? Nta kintu cyahindutse. Reka Samu se wapi? Wizere. Ubundi kuki utanyizera ahubwo? Warahindutse ntukinyikoza biba bigaragara kandi mu kanwa kayasiga uramusamu ajya agagenda utateya. Reka Samu ntagahondagurana nkawe niyo mpamvu umuvuga. Nawe kumukunda byo ntabirya ntabyo. Njye ndahondagura. Aha utabyihakana nkaburana ntaguhondagurana. Jewe
Hapana wowe. yakuze kuki mugiye kwanga abantu musangira kubahimbira cyangwa mugane kwiri utangiye umuntu wakora ibyo bintu Ukamagaza ko yagira ngo urimo babiri. Hagiye ngira ngo urimo abantu babiri. Kuko wihinduranya umeze nk'ikinyaruvu mwana. Kirihinduranya umva kigiye kuri iyo ntebe gisa nayo. si icyo nyine ndi kubaza wumva nimba nyine wenda maze no kuya kumpimbira nyine ugashaka impamvu igomba gutuma wumva nyine ko yari uko nguko niyo utakunze no kubera iki Ntabwo ari ukukwanga ntabwo nkwanga ari kubyo bintu byibere byo kumbwira ngo ndakwanga ahubwo nuko wafushye wenda ko nagiye kwa Sam ko nta n'icyabaye usibye ko nta n'ibirenze byabaye kabisa ibyo utekereza sinabyo byabaye nk'uko kubitekereza ayewe bizi ko mukumbuza yeah and I feel like tuba muri sana has been a while Shabisa ko ntari muri mode yo kujya noneho n'umucyano. I'm not in the mood kabisa. I'm not feeling well ku buryo hari ikintu twakora pe. So, kwa Marlene iki? no kunyanganya neza Iki? uko byo nyakubwira ngo ndawukumbuye jewe Ni sikari uko kandi ubu nyine Sam ahamagaye wahita witabuka tunagenda kunyumvira ariko ifu yari igiye kukwica noneho. Ngiye ko ndikubwira ni uko ntari muri mood gusa just kandi ibyo bibaho nawe urabizi hari igihe umuntu aba atari muri mood. Ibintu bisanzwe. Ntabwo ndi muri mood pe. Maze ubyihanganira nyine nijyamo byari byo. Rero ngiye gufata dushe. Maze ariko byatuma ugira ushagarira kandi ntabwo rwose numva ameze neza ku buryo ikintu twakora pe. Baza kunyihanganira. uyu mukobwa ndabona kumwizera bitazoroha noneho gahunda kwezi iyo utakavuga hano nabita nanisubirirayo ni impamvu wishaka ubona nishimye ariko igihe nijye wishimye uri kumurisha kubera ubwo se ari wari nanjye ubabaye ninde ngewe ndishimye njyewe noneho wowe ntabwo ubaye ko uri mu gihome njyewe simba baye nari mu gihome ibaze noneho n'igihe cyo kugera mu gihome nikigera nzaba mbabaye kugira akanga cyangwa mu gihe wese gukora iki ibintu biri kumwereka ubona byasiga amahoro aho bitagusiga amahoro ni yaba wategaga amatwi nkakugira inama ndakubwiye ngo